kwiringira abantu bakabihemukira, twakwiringira abantu bakabihemukira, twakwizera imiryango ikabikuzaho, ariko abantu babonye Yesu. Haleluya! Amen. Mfite impamvu y'ibyiringiro byanjye. Mfite impamvu y'ibyiringiro byanjye. Abantu biringiye imodoka zirahirima. Abantu biringiye amafaranga arashira. Ariko nabonye umuntu wiringiye Yesu. Haleluya! Ntakajya mu pozisiyo. Kuko ngira tumugapire tumubwire ngo barakoze Yesu. Barakoze Yesu. Barakoze. Abo twari kumwe ejo mugire gutya, yaramutse neza. Abo tutari kumwe namwe mugire gutya, muraho cyane. Imana ibakugisha. Hanyuma agiye kuririmbira Imana, ariko ndabanza nshima Imana. Nshimye Imana kuko nageze hano. Atambukaga nigendera, ngiye Rusizi njyana ahandi, ariko Imana ishimwe kuko nageze hano. Imana ihabwa icyubahiro. Turashimira ubuyobozi bw'itorero bwadutumiye, mugire gutya mutunge n'ibiganza. Imana ibahe Ambasaderi Iranzi harimo umugisha, nawe uri mu muhezagiro mutunge n'ibiganza. Imana ibahe umugisha. Imana ishimwe. Umubyeyi yubatse kuko nabivuze, mfite abana 8, mfite umukwe umwe, mfite n'abakazana 2. Haleluya! Indirimbo abari kuri radiyo mu gitondo mwabyumvishe, twagiye twiringira abantu bakaduhemukira. Umwana w'8 mfite ndamugendanye imyaka 7 ari debiri, ari kimuga, adafite ishusho y'abantu. Haleluya! Narise imyaka 6 ngendana uwo mwana, abantu bose banzi ko ni umukozi w'Imana, bakajya bavuga ariko umuntu yakwiringira Imana ikamuhemukira. Narababwiye ngo nirabura nibakwanga Imana izagira gute? Zamuha abazungu bagukunda. Singira umwana w'imfura, nari mfite yoda y'umwana w'8. Umuntu arahamagara arambwira ngo nje kukwerera. Yari umudiyakoni, yari umuntu w'Imana, yari umunyamwuka, aje kuntwerera. Njyewe ngira ngo nzaniye amafaranga no kugasha kundoka. Andogana n'iyo y'uwo mwana. Haleluya! Zabakuhamya gasereka dirize. Ngiye kuririmba rero indirimbo nasomye mu gitabo cy'umugenzi. Mu cyiswe na byiringiro, bafata umugambi wo kuva mu gihugu cy'ibimukiro bagana muri Siyoni. Bagendaga baganira inzira y'Isiyoni. Bageze mu nzira ngo bararuha, barananirwa. Umukristo sinzi ukuntu ngo yarende hepfo y'inzira cyangwa wahabona akazu kahubatse. Abwira byiringiro, aramubwira ngo dore kuva mu gitondo tugenda turananiwe, ngwino tujyane muri aka kazi tuhasinzire tuharuhukire, ejo mu gitondo dukomeze urugendo. Abantu bose mutega imodoka hari utuzu tw'abagenzi. Biri umuntu begeje mubwira ngo niwirinde kuryama ahantu hose ubonye, wirinde gusinzira ahantu hose ubonye, ntabwo ari indwara. Wararyama barasinzira, bona bakumi baryamye ku kazi k'umugabo witwaga Gihanga Bwihebe. Yari umugome ngo yararembera amamureka yubaka aka kazi. Ndabizi abagenzi bose bazajya bava mu gihugu cy'ibimukiro, bazajya bagira ahantu bafite baharyama bahasinzirire, noneho babasange babica. Icyo gihanda cyaje kuhabasanga. Birababwira ngo mbese muri kuvayo mukajya, batangira bakibwira ngo turava mu gihugu cy'ibimukiro turagana muri Siyoni. Ngo kirangije kirabakubita, ngo ndetse kirababaza, ngo kiranababoha, kirababwira ngo mbese niba batumye kugira bati ikindi muzakugwa n'iki mu maboko ya. Ngo gitangira kubiyeresha, ngo ndetse kibajyana ngo hafi y'ako kazi, ngo hari hacukuye urwobo, ngo cyari kirashyizemo amaboko y'abagenzi benshi. Kirangije kirababwira ngo nimurebe mu kubara ndimo babona
n'imirambo mbwirira umuntu mwegeranye mubwire ngo nuririmba ugenda gake gake hari abantu baguye mu nzira kandi bashaka kuririmba hari abantu baguye bahaguye ariko wowe Imana ikurinde usangereye amahoro. Amen. Kirangije kirababwira ngo dore bene wanyu aho nabiciye kibaha amakuru menshi aho niho cyakoreraga imirimo wacyari gifite aho cyari gito wacyari gifite umubare wacyo witwa nyirabyiringiro biki tuzagaruka tuvuge nyirabyiringiro biki. Haleluya. Ngo kirataha gisiga kibabushye ngo ndetse kibagirira kirababwira ngo dore bene wanyu narabishije n'abarangije icyababera cyiza ni mwiyahure ejo mu gitondo nizagasaba mukiri bazima nzabica urupfu rubi ngo kirataha ngo kigeze iwacu ngo kitangira kuganiriza umugore kirababwira kirafasha abahungu bameze gutya hanyuma mu nyirabyiringiro biki yarashinzwe kumubwira urupfu azi icyo bagenzi yafashe. Ngirira umuntu mwegeranye mubwire ngo aho abantu benshi banyuze barahaba wowe uzahatabuke mu izina rya Yesu. Aho abantu benshi baguye banyuze bakahaba wowe Imana izahakurigire mu izina rya Yesu. Haleluya. Twihute kugira ngo ndirimbe abicara ahundi baracyabona mu izina rya Yesu. Hanyuma rero ngo muri icyo gitondo muri icyo gicuku abahungu bagira inzara bagira inkoni bakubiswe bagira ukuntu baboshye umukristo atangira kumva ibyo Gihana bwihebeye yamubwiye aribyo atangira abwira Byiringiro aramubwira ati ngwino twiyahure baramugiye gucya kandi cyabwiye ko ikigaruka kiturangiza ngwino twiyahure bariko Byiringiro aramukomeza aramubwira ngo umukristo we reka twihanganire uru rugamba wenda hano umwami w'igihugu tujyamo ashobora kuturengera kandi naho ataturengera dupfe tumwiringe. Ngo mu gitondo muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Mu gitondo haleluya. Mwigire mubwire ngo hari igitondo cyawe Imana yagutabiraho manshira mubwira guca usize umuntu w'Ukristo yaje kwikabakaba wasanga kumbi imyenda yari yambaye ngo harimo urufunguzo rufungura icyo gihome. Haleluya. Ariko bire byirije ngo kubitwara bapfu gutya kwaryamye ahantu kumbi ifite urufunguzo ngo ari urufunguzo rumwe ariko rufungura inzugi eshatu. Urufunguzo ntabwo tuzakuruvuga ariko urwo rufunguzo ni ibyasezeranyijwe. Ndagira ngo mbwire abantu batunze imvugo y'Imana. Ndagira ngo mbwire abantu Imana yavuganye nabo. Ndagira ngo mbwire abantu batunze ibyo Imana yavuze. Mutere haleluya. Barafungura cya gihome ngo bagenda biruka ngo bareze imisozi itatu umuyaga uvuye ikasi umenya ko abahungu bacitse uwo muyaga wo kwisi icyugi cyane wa Gihana biheba abantu ryamenye ko abahungu bacitse ahita abyuka bagenda yiruka uretse bafite iki Gihana cyari gihaza cyari cyarayakiriye ifiriti hari igihe umuntu abana n'igihana hari igihe umuntu atunga ikigeragezo cy'ikiboga icyo kikaba cyarikije cyari ikiboga ngo kigenda kiruka wakiri hafi yo kugira ngo kibafate kibice. Muvuge ngo amen. Imana ihita igiteza igicuri kikubita hasi usinze umuntu ukirasa cyabutse inyuma abona kiruka kirukanga usinze umuntu yatebutse inyuma warebye asanga Imana igiteye igicuri shikira Byiringiro burya shagenda buhoro burya ibitwirukanga inyuma birwaye igicuri. Haguruka mubwire niba nta mpamvu ugira ukaba nta shyari ugira hobera abantu batatu ubabwire ngo genda buhoro ibikwirukanka inyuma birwaye igicuri nubwo ari imishanya ariko birwaye igicuri nubwo ari ibipagari ariko birwaye igicuri nubwo ari ibizibirana ariko birwaye igicuri. Haleluya. Abantu baba bibutse ko hari igihe Imana yigeze itera igicuri abaturanyi bakabimenya imiryango ikabimenya bazamura amaboko abiri Imana yakoze n'indirimbo yose Imana iratabara gusa kuva yaramutabaye ujye uyikiriza uburyo bwo kurya Imana yacu iratabara. Masitara nabaye kugira debile imyaka 7 dogiteri wa Faisal akambira ngo cyuyu umwana nta buzima afite iminsi itazabapfuye. Abaganga bose ibitaro byose byo mu Rwanda bya Kongo nkabirangiza
kiri bikingi genda ujugunya wowe bitekerezo bwira umuntu mwegeranya ijambo rya dogiteri bigenda ikagarandi ariko ijambo Imana yavuze iraririmba yaragize ikarinda n'uwo yarivuzeho ikaramuka igeze gute irisohoje haleluya nase tubona abantu bagire bari mu mukozi Imana yajyanye byisi ati muri kurishwa Imana ishinga hari nta munwa muremure mugira muri kurishwa barakumenya wa muhanzi yabyaye inyamaswa kandi baravuga ngo ariko bimeze bite Imana ishinga kuko hari nta munwa mugira ariko nahuye n'ikigeragezo cy'abanyamunwa kandi bo mwiturira Imana iragije irambere ngo refani icyatumye bikora abantu ntabwo baramenya imbaraga gukorana nazo narabyemeye kugira ngo bikubeho kugira ngo nzagaragaze imbaraga gukorana nazo biga umuntu wegereye umubwire ngo gumamo ibyo ngibyo Imana yambaye kubibamo kugira ngo Imana izagaragaze imbaraga kuko nana nazo Imana ishimwe ntababibabwira Imana yarahagurutse mvuye bivuga gutuma umuhungu mwiza yitwa Ibarusha ubwenge Emebati aravuga icyongereza n'igifaransa abatamukenera n'ababwira ngo Imana nkorera yaramucishije iramutehereza Imana icyubahiro Imana yumva ko bishimye mu izina rya Yesu zamura turirimbe abantu Imana yahabaye igihe cyo kugira kandi ngomere mu maso inkuru ya mukirisi koratibigiro ari bari kugenda bajya mu rurembo Siyoni bageze mu nzira bayobera bagihana bwihebe ari bahageze bananiwe basinzira kirabasaze kibabaza icyo baje gukora mu giti cyacyo bikamba kandi inkuru ya mukirisi koratibigiro ari bari kugenda bajya mu rurembo Siyoni bageze mu nzira bayobera bagihana bwihebe ari bahageze bananiwe barasinzira kirabasaze kibabaza icyo baje gukora mu giti cyacyo Imana iratabara haleluya zamura ikiganza mukize haleluya igihanda cy'abakubise kirabababaza kibereka amagufa y'abagenzi bashikishe bitangira kubatera inama yo kwiyahura kibabwira ko batazava mu maboko yacyo icyo gihanda cy'abakubise kirabababaza kibereka amagufa y'abagenzi bashikishe bitangira kubatera inama yo kwiyahura kibabwira ko batazava mu maboko yacyo Imana iratabara haleluya zamura amaboko wikiriza iyo yatabaye mukirisi na byiringiro haleluya Imana iratabara iyo yatabaye icyo gihanda bihebe Imana iratabara Imana yacu iratabara
Igihadataje kugenda gisiga kibose mu Kristo yibuka yuko afite urufunguzo urwo rufunguzo rw'ibiti byasezeranyijwe kandi nta rugi na rumwe rutajya rufungura icyo gisezeranyije urwo rufunguzo rurafungura barasohoka ihanga ry'iheba menya yuko bicitse icyo gihanda cyaje kugenda gisiga kibose mu Kristo yibuka yuko afite urufunguzo urwo rufunguzo rw'ibiti byasezeranyijwe kandi nta rugi na rumwe rutajya rufungura mu Kristo cyiza urwo rufunguzo rurafungura barasohoka ihanda ry'iheba menya yuko bamucitse ibintu naho kirabakurikira ngo kibice muri ako kanya Imana ibafite igitesi gicure ibintu naho kirabakurikira ngo kibice muri ako kanya Imana ibafite igitesi gicure ubyiza cy'umutima baraseka birakiringiro agenda buhoro watwibuka bituma twaye igicuri ubyiza cy'umutima baraseka birakiringiro Hallelujah.